Hari impamvu tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Hari impamvu rwose ikomeye tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Iyo mpamvu ni uko burya akanyabugabo, kwigirira icyizere cyangwa se kwiremamo imbaraga n'ibindi byose bijyana nabyo, nawe ko bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa, uhita utangira kunuka. Tugomba guhora twiyuhagira buri munsi rero kugira ngo tutanuka. Ijambo ryahindura ubuzima tugomba kuryumva buri munsi kubera ko ibidutera imbaraga bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubyumva, uhita utangira kunuka. Uyu munsi rero munyemerere tuzirikane Albert Einstein, ni umwe mu bahanga bakomeye babayeho mu kinyejana cya 20, akaba umuhanga cyane cyane mu bijyanye n'ubugenge. Albert Einstein yavutse ku itariki 14 Werurwe mu mwaka w'1879, apfa ku itariki 18 Mata mu mwaka w'1955. Einstein yavukiye mu gihugu cy'Ubudage. Se yitwaga Hermann Einstein, mama we akitwa Pauline Einstein. Albert Einstein yaje gutangira amashuri y'abanza nyuma y'imyaka 5 gusa y'amavuko. Mu bwana bwe ntabwo yagaragaraga ko ari umuhanga mu buryo buhambaye, uretse ko isomo ry'imibare ari ryo yatsindaga ku kigero cyo hejuru. Akaba yaravukanye umubyibuho ukabije ndetse n'umutwe munini cyane. Pauline Einstein ari we nyina wa Einstein. Albert umunsi amwibaruka yaratunguye kubera ko Einstein yavukanye umutwe munini kandi uburungushuye nabi, ku buryo ababyeyi be byabateraga ubwo bakibaza ko umwana wabo yaba wenda afite ubundi burwayi. Gusa ntibyaje gutinda kubera ko mu byumweru 2 gusa umutwe wa Einstein waje kuba nk'uw'abandi bana basanzwe. Igihe nyirakuru yamubonaga bwa mbere nawe yaratunguye cyane bitewe n'umutwe wa Einstein. Yaratunguye, ariko nanone agatangazwa n'umubyibuho uwo mwana afite. Mu buto bwe yagorwaga cyane no kuvuga. Einstein yavugaga didimanga, bigatuma rero agira isoni zo kuvugira mu ruhame, yanabigerageza akavuga buhoro yongorera. Kubera kugorwa no kuvuga rero, Einstein yabanzaga gutekereza cyane ikintu agiye kubwira abantu kugira ngo abone kugisohora mu kanwa. Ibi kandi byaramuranze kugeza mu myaka 9 y'amavuko. Hanyuma ikindi wazirikana, mu gihe Einstein yari afite imyaka 5 yararwaye kugeza naho amara igihe kinini mu buriri. Umubyara yamushakiye busol mu rwego rwo kumurangaza, ariko undi ntiyabibona muri ubwo buryo, ahubwo byahise bimubera imbarutso yo gukangura intekerezo. Atangira kugatekerezaho areba uburyo gakoramo. Busol bigenda ikora umuzenguruko kubera ko iranganye n'amerekezo. Aka karanga amerekezo rero gasa naho ariko kankanguye intekerezo za Einstein, ku buryo hari abadashidikanya kuvuga ko ariko kakomotseho ubuvumbuzi bwose tumuziho kugeza no kubwa rurangiza azwiho, nuko ari wavumbuye ibyitwa théorie de relativisme. Uzi ko ubuvumbuzi bwe ari bwagize uruhare mu kwihutisha iyubakwa rya atomic energy. Muri make uruhare rwe ruri mu byatumye hakorwa bombe atomique. Yabaye rero umuhanga mu bijyanye n'ubugenge, yavumbuye byinshi, ashyira ahagaragara inyigo nyinshi zitandukanye, yanahawe ibihembo bitandukanye birimo n'igihembo cyitiriwe Nobel yahawe mu mwaka w'1921 yagiherewe ubugenge. Gusa amafaranga yahawe mu gihembo cya Nobel ubwe ntabwo yigeze yakoraho kubera ko yohererejwe umugore wa mbere bari baratandukanye. Yahawe nka amande yuko Einstein yari yaratereranye umuryango. Ikindi kintu cy'igitangaza cyabaye kuri Einstein nuko Einstein yashatse abagore 2 barimo na mubyara we. Bivugwa ko yabyaranye n'umwe mu banyeshuri biganaga, Mileva Marie, mbere yuko amushaka mu buryo bwemewe. Aza gutandukana n'umufasha we rero ashakana na mubyara we. Mu gihe kigera ku myaka 16, Einstein na Mileva bamaranye, baje kubyarana abana 2 b'abahungu, aribo Hans Albert Einstein hamwe na Edward Einstein. Kubera Albert Einstein yahoraga mu ngendo ashakisha ubumenyi, byatumye umubano wabo uzama agatotsi, maze yegereza uwari mubyara we Elisa Einstein, baza no kubana. Bituma rero ashwana n'umuryango wose, ndetse n'umwana we w'imfura aramwanga cyane. Nyuma yuko Einstein atandukaniye na Mileva, umubano wa Einstein n'imfura ye iyi nguyu witwa Hans wajemo agatotsi mu buryo bukomeye. Hans yashinjaga se umubyara kuba yarabataye,
akabatererana kandi ari we umuryango wose wahangaga amaso kugira ngo ubeho. Ibi rero nibyo byatumye amaze kubona ibihembo byitiriwe Nobel, Einstein atarahawe amafaranga yagiherekeje, ahubwo ayo mafaranga yose ahabwa umugore we Mileva, ni umugore wa mbere mu rwego rwo kwita ku muryango. Yahawe rero nka amande, nubwo abantu benshi bamugayaga ko yarataye umugore wa mbere akajya kubana na mubyara we. Uyu mubyara we yaramufashije cyane, amushyira ku murongo, amwitaho mu buryo butangaje, ku buryo ubundi buzima bwakurikiyeho babana Einstein yabubayemo mu munezero utagira akagero, kubera uwo mubyara we bari barashakanye, cyane ko bari baziranye kuva mu bwana kandi babanye neza bidasanzwe. Abantu benshi bibuka uburyo yamwitayeho mu mwaka w'1917 ubwo Einstein yari arembye cyane. Mubyara we Elisa yari umuforomo, urumva yakoraga buri kimwe cyose kugira ngo Einstein amererwe neza. Inshuti zabo za hafi rwose zishimiraga uburyo uyu mugore yahoraga iruhande rwa Einstein, bikaba byaragiye bimufasha cyane. Baje gushyingiranwa rero byemewe n'amategeko ku itariki 2 Kamena mwaka w'1919. Kuva icyo gihe kugeza igihe Elisa yitabiye Imana ku itariki 20 Ukuboza mwaka w'1936 bari bakiri kumwe. Na nyuma yaho Albert Einstein ntabwo yigeze yongera gushaka kugeza nawe yitabye Imana ku itariki 18 Mata mu mwaka w'1955. Yishwe n'indwara y'umutima, icyo gihe yari afite imyaka 76. Einstein rero yagiye avuga amagambo menshi yahindura ubuzima. Munyemerere uyu munsi ngaruke kuri amwe muri yo, cyane ko hari abantu benshi bifuje ko nayakomozaho. Yigeze kuvuga ngo abantu b'abanyantege nke barihorera, abanyembaraga bakababarira, mu gihe abanyabwenge bo birengagiza. Einstein yaravuze ngo ikintu kibi kuruta ubujiji ni ubwibone. Yaranavuze ngo buri muntu wese ni umuhanga mu kintu runaka, kubera ko uramutse ugaye ifi yuko itazi kuguruka cyangwa se itazi kurira igiti, yazarinda ifa yibwira ko ari ikigori. Hanyuma uramutse ugaye inyoni yuko itazi koga, nayo yazarinda ifa yibwira ko ari ikigori. Buri muntu wese rero ni umuhanga mu kintu runaka. Icyo runaka atazi ashobora kuba umuhanga mu kindi kintu runaka. Nta mpamvu yo guciraho umuntu iteka rero, kubera ko umuntu wese ni umuhanga mu kintu runaka. Einstein yaravuze ngo isi ntizarimburwa n'abakora ibibi, ahubwo izarimburwa n'abariya barebera abakora ibibi ntibagire icyo babikoraho. Aranavuga ngo nta rukingo rubaho rwakingira ubugoryi. Aranavuga ngo ntugatega amatwi umuntu ufite ibisubizo, ahubwo tega amatwi umuntu ufite ibibazo. Einstein yaravuze ngo ntidushobora gukemura ibibazo byacu mu gihe tugifite ibitekerezo nk'ibyo twari dufite turema ibyo bibazo. Ntushobora gukemura ibibazo ugifite imyumvire nk'iyo wari ufite biba. Yigeze no kuvuga ngo buri kimwe cyose kikubaho mu buzima bwawe giterwa n'ibintu bibiri: icyo wakoze n'icyo utakoze. Aranavuga ngo amakuru ntabwo ari ubumenyi, isoko y'ubumenyi yonyine ni ubunararibonye. Yigeze no kuvuga ngo kuba wizerera mu bintu runaka ntibisobanuye ko ari ukuri, kuba ubyizera ntabwo bisobanuye ko ariko kuri. Yigeze no kuvuga ngo kwizera buhumyi ni umwanzi ukomeye w'ukuri. Aranavuga ngo igipimo cya mbere cy'ubwenge ni ubushobozi bwo guhinduka. Akayunguruzo k'umunyabwenge ni uburyo ashobora gukora impinduka. Abanyabwenge barutana mu kugira ubushobozi bwo gukora impinduka runaka. Yaranavuze ngo uburebure bw'ubujiji bugaragazwa neza n'umuntu usebye ikintu atazi. Ikintu utazi nutangira kugisebya. Kuri Einstein ngo ubwo ni bwo burebure bw'ubujiji. Muri make umunzani w'ubujiji ni uburyo abantu bagerageza gusebya ibyo batazi. Nibwo buremere bw'ubujiji. Ubikora cyane, ubwo buremere bwe bw'ubujiji ni bwinshi cyane ugereranyije na mugenzi we. Yaranavuze ngo ntugategereze ibitangaza, kubera ko ubuzima bwawe bwose ni igitangaza, no kuba uhumeka w'abazima ni igitangaza. Einstein yaravuze ngo gutekereza ni akazi katoroshye, niyo mpamvu bake cyane ari bo babikora. Einstein yaravuze ngo ubuzima ni nko gutwara igare, iyo utanyonze uragwa. Kugira ngo ubone balance ku igare bigusaba gukomeza kunyonga. Ubuzima rero nuko bumeze, no gukomeza kunyonga. Yaranavuze ngo ntugaharanire kuba umutsinzi, ahubwo haranira guhabwa agaciro.
haranira kuba ingirakamaro kabone nubwo utaba umutsinzi. Uyu mugabo yaravuze ngo abantu ni ibinyabuzima bitangaje, buri gihe bihora bishishikajwe no gukora ibintu byabarimbura, kubera ko nta kindi kinyabuzima ku isi gishobora gukora ikintu cyakirimbura. Abantu ni ibinyabuzima bitangaje, buri gihe bahora bashishikajwe no gukora ibintu byabarimbura, nta kindi kinyabuzima gishobora gukora ikintu cyakirimbura. Abantu nibo babashije guhimba igisasu cyakirimbuza, ariko Einstein yagize uruhare kugira ngo hakorwe bombe atomike. Yazanye formule, iyo formule abantu bayikoresha bakora ibintu byabarimbura, bayikora bakora igisasu cyakirimbuza, kandi iyo formule iri kubyara n'ibindi bintu by'ingirakamaro, ariko babona ubuvumbuzi bwe bwavamo igisasu cyakirimbuza. Niyo mpamvu yavuze ngo abantu ni ibinyabuzima bitangaje, buri gihe bahora bashishikajwe no gukora ibintu byabarimbura, kubera iki formule nakoze batayibyaza ikindi kintu cyagirira umumaro abantu, ahubwo bakayikoreshamo ikintu cyabarimbura. Nta kindi kinyabuzima gishobora gukora ikintu cyakirimbura. Abantu babashije guhimba igisasu cyakirimbuza, ariko ni hehe mwigeze mubona imbeba yagerageje gukora rwagakoco? Ni hehe imbeba yigeze igerageza gukora rwagakoco? Ariko umuntu agakora ikintu gishobora kumurimbura. Einstein yaravuze ngo abagore bahora bahangayikishijwe n'ibintu abagabo bibagirwa, mu gihe abagabo bahora bahangayikishijwe n'ibintu abagore bibuka. Abagore bahora bahangayikishijwe n'ibintu abagabo bibagirwa, mu gihe abagabo bahora bahangayikishijwe n'ibintu abagore bibuka. Yaranavuze ngo igira ku hahise ubeho none, bizaguha ibyiringiro by'ejo hazaza. Einstein yaravuze ngo abantu bose bari bazi ko bidashoboka, kugeza igihe uwari umuswa utabizi yaje kubyiga akabimenya bikarangira bikoze. Byandi bavuga ngo buri kimwe cyose gihora gisa n'ikidashoboka kugeza igihe kibereye impamo. Einstein yaravuze ngo umuntu utarigera akora amakosa ntabwo yigeze agerageza ikintu gishya. Niba utajya ukosa nuko utajya ugerageza ikintu gishya, kubera ko wagerageza ikintu gishya kose ntihaburamo ikosa. Aranavuga ngo imbaraga eshatu zikomeye ziyoboye isi harimo ubujiji, ubwoba n'umururumba. Uyu mugabo yaravuze ngo ubusazi ni ugukora ikintu kimwe inshuro nyinshi warangiza ugategereza ibisubizo bitandukanye. Ni ubujiji buvanze n'ubusazi, guhora ukora ikintu kimwe inshuro nyinshi ukagisubiramo inshuro zitandukanye nka kwa kundi wagikoze mbere, warangiza ukitega ibisubizo bitandukanye. Iyo ushaka gatatu ntabwo ufata rimwe ngo wongere uteranyeho rimwe, ufata rimwe ugateranyaho kabiri, ariko nukomeza gufata rimwe ugateranyaho rimwe ukajya witega gatatu. Einstein arakubwira ngo ubwo ni ubusazi buvanze n'ubujiji, ariko ahangaha ushobora no kubikura mu mibare ukabishyira mu buzima bwa buri munsi. Niba ushaka umusaruro utandukanye n'uwo wabonye muri 2023, hindura uko wakoraga muri 2023. 2024 ugira ikintu uhinduramo. Naho niba ukimeze neza nk'uko wari umeze muri 2023, n'ubundi nyuma y'umwaka uzasanga ukiri wabo, nta kintu kizaba cyarahindutse. Einstein yaravuze ngo hagati mu kibazo icyo ari cyo cyose haba hihishemo amahirwe. Aranavuga ngo hariho ibintu bibiri gusa bitagira iherezo, isanzure n'ubuswa bw'abantu. Gusa ngo sinzi icyabanje ni ikihe muri ibyo ngibyo. Yaranavuze ngo gerageza ubijwi aho kuba nyiramubande. Aranavuga ngo ntushobora gukoresha ikarita ishaje kugira ngo uvumbure isi nshya. Yaranavuze ngo niba ushaka kubaho ubuzima bushimishije, ihuze n'intego zawe aho kuba abantu n'ibintu. Einstein yaravuze ngo ubwenge ntabwo ari ubushobozi bwo kubika amakuru, ahubwo ni ukumenya aho wayakura. Yaranavuze ngo umunyabwenge akemura ibibazo, ariko umunyabwenge kurushaho n'ubasha kubyirinda. Ni umunyabwenge uriya ubasha gukemura ibibazo, ariko intararibonye umunyabwenge kurushaho n'uriya wirinda ibibazo. Arongera avuga ngo ubuhanga ni 1% by'impano. Muri make impano ni 1%, gukora cyane bikaba 99%. Impano yonyine nta kintu yakumarira, ahubwo gukora cyane nibyo bibikora. Ubuhanga ni 1% by'impano, 99% ni ugukora cyane. Einstein yaravuze ngo hari igihe kizagera mu buzima ukabona ko ari ngombwa guhagarika gusoma ibitabo by'abandi, ahubwo ugatangira kwandika ibyawe. Icyo gihe nukigeramo rero ubuzima uzaba wabusobanukiwe. Aranavuga ngo nshishikajwe cyane igihe kizaza kuruta uko nshishikajwe n'igihe cyahaheze,
kubera ko ahazaza niho nteganya kubamo. Yaranavuze ngo ntugatume ubwonko bwawe bubangamira umutima wawe. Uyu mugabo yaravuze ngo umunsi umwe nibiba ngombwa kuhitamo hagati y'isi n'urukundo, uzibuke ibi bintu. Nuhitamo isi uzayitsindira ariko udafite urukundo, ariko nuhitamo urukundo hamwe n'urukundo uzatsindira isi. Yigeze no kuvuga ngo ntuzigere unanirwa kugeza uhagaritse kugerageza. Arongera avuga ngo guhanga udushya ni ukubona ibyo abandi babona ariko ukabitekereza mu buryo nta wundi wigeze abitekereza atyo. Icyo nicyo bita guhanga udushya. Bona ibyo abandi babona muri karitsiye utuyemo ariko ubitekereze mu buryo nta wigeze abitekereza nk'uko ubitekereza. Uyu mugabo yaravuze ngo buri gihe ubwato bugira umutekano iyo buri ku nkombe, ariko siho bwakorewe kuba. Aranavuga ngo Imana ntabwo yaremye ikibi, ahubwo nk'uko umwijima ari ukubura k'umucyo, ni nako n'ikibi ari ukubura kw'icyiza. Aranavuga ngo iyo uhagaritse kwiga uhita utangira gupfa. Uyu mugabo yaravuze ngo ntibisanzwe uburyo abagabo barongora abagore bafite ibyiringiro ko batazigera bahinduka, noneho abagore bakarongorwa n'abagabo bafite ibyizere by'uko bazabahindura. Umugabo ashaka umugore yizeye ko atazahinduka, umugore nawe agashaka umugabo yizeye kuzamuhindura. Ibyo rero ngo biratangaje, kubera ko biratangaje guhindura umuntu ukuze, umuntu mwahuye mukuze biragoye yuko wamuhindura. Mu magambo yose Einstein yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri iri ngiri, yaravuze ngo iyo wicaranye n'umukobwa mwiza mu gihe cy'amasaha 2 biba bimeze nk'iminota 2. Iyo wicaye ku ziko ryatuye mu gihe cy'iminota 2 biba bimeze nk'amasaha 2. Iryo rero ni ihame rya relativity. Aranavuga ngo ugomba kuba witeguye kurekura icyo uri cyo kugira ngo ube icyo wahamagariwe kuba cyo. Hanyuma Einstein yaravuze ngo baramutse bampaye isaha imwe gusa yo gukiza isi yose, nakoresha iminota 55 nsobanura ikibazo gihari, hanyuma indi minota 5 nkabona gutanga igisubizo. Muri make iyo wamenye ikibazo mu buryo bwimbitse ntabwo bigusaba igihe kinini cyo kugikemura. Umwanya munini wumare ushakisha umuzi w'ikibazo, igisubizo kizahita kiboneka. Ariyo ni amagambo meza cyane yavuzwe na Albert Einstein. Nzabagezaho n'igice cya nyuma, kino cyari igice kibanziriza cya nyuma mu yo yose twavuzeho ya Albert Einstein. Nizere ko iri jambo ryabanejeje, ryagucitse